Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9, umunsi mukuru w'ivuka rya Bikira Mariya. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 1 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 16, no kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 23. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Uhoraho avuze atya: naho wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya cyane mu miryango ya Yuda, ariko iwawe nzahavana ugomba gutegeka Isiraheli. Inkomoko ye niyo hambere mu bihe bya kera cyane. Nicyo gituma Uhoraho azabatererana kugeza igihe ugomba kubyara azabyarira, maze udusigisigi tw'abavandimwe be dusanga Abayisiraheli. We rero azemarara, aragira ubushyo bwe, abikesha ububasha bw'Uhoraho n'ubuhangange bw'izina ry'Imana ye. Icyo gihe bazashinga imizi, kuko azakomera akanategeka kugera ku mpera z'isi. Ni we ubwe uzazana amahoro. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Dore igitabo cy'amasekuruza ya Yezu Kristu, umwana wa Dawudi mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be, Yuda abyara Faresi na Zara kuri Tamara, Faresi abyara Esiromi, Esiromi abyara Aramu, Aramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salimoni, Salimoni abyara Bowozi kuri Rahabu, Bowozi abyara Yobedi kuri Ruta, Yobedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawudi. Dawudi abyara Salomoni ku mugore wa Uriya, Salomoni abyara Robowamu, Robowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Oziyasi, Oziyasi abyara Yotamu, Yotamu abyara Akazi, Akazi abyara Ezekiyasi, Ezekiyasi abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yoziyasi, Yosiyasi abyara Yekoniyasi na barumuna be igihe bajyanwe bunyago i Babiloni. Ijyanwa bunyago ry'i Babiloni rirangiye, Yekoniyasi abyara Saratiyeli, Saratiyeli abyara Zorobabeli, Zorobabeli abyara Abiyudi, Abiyudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Eliyudi, Eliyudi abyara Eliyezari, Eliyezari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristu. Dore uko Yezu Kristu yavutse. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu, mu gihe batarabana aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Yozefu umugabo we wari intungane kandi utashakaga kumuteza urubwa, yigira inama yo kumusezerera rwihishwa. Igihe yari akibizirikana, umumarayika wa Nyagasani aramubonekera mu nzozi, aramubwira ati: Yozefu umwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana uzamwite Yezu, kuko
kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Ibi byose ariko byabereye kugira ngo huzuzwe ibyo Nyagasani yavugishije umuhanuzi ati, dore umukobwa w'isugi agiye gusama inda, maze azabyare umuhungu, nuko bazamwite Emanweli, ari byo kuvuga Imana turi kumwe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 duhimbaza ivuka rya Bikira Mariya. Guhimbaza ivuka rya Bikira Mariya riduha kuzirikana ibintu byinshi bitandukanye mu bukristo bwacu n'urugendo rwacu nk'abakristo. Icya mbere tuzirikana nuko Imana idahemuka ku isezerano ryayo. Imana yasezeranyije abantu umukiza, ntiyahemutse rero ku isezerano ryayo, yabinyujije mu nzira zayo, umukiza iramutwoherereza ari we Yezu Kristo. Imana rero ikora ibyayo mu ibanga, ikabinyuza mu nzira zayo yo yishakiye. Mu ivanjiri tumaze kumva twumvisemo amasekuruza ya Yezu, guhera kuri Aburahamu ukazamuka ukagera kuri Yozefu. Buri wese muri bariya mwumvise mu masekuruza ya Yezu afite uruhare rwe yagize mu mugambi w'Imana wo kutwoherereza umucunguzi. Ariko muri bariya bose nta wari uzi urwo ruhare rwe, yewe na Bikira Mariya nawe ntiyumvaga neza urwo ruhare rwe, yagiye abyumva buhoro buhoro. Aha rero ni ikintu gikomeye ivanjiri itwigisha, nuko buri wese natwe muri twebwe agenda agira uruhare rwe mu mugambi w'Imana, cyane ko amasezerano Imana igirana n'abantu ari amasezerano ahoraho. Hari ayashyizwe mu bikorwa, ariko hari n'andi atarashyirwa mu bikorwa. Bityo rero buri wese ajya yumva ko afite uburyo bwe n'uruhare rwe mu kujya mu bikorwa kw'ayo masezerano y'Imana yagiriye abantu. Uyu munsi kandi uduha kuzirikana uburyo Imana ikoresha abantu ngo igere ku bandi bantu. Imana ishaka gukiza abantu, ariko inzira inyuraho, amaboko yayo, umunwa wayo, ni abantu ikoresha kugira ngo igere ku bandi bantu. Nawe rero ifite uburyo ikunyuraho, igukoresha kugira ngo igere ku bandi bantu. Ujye uhora uzirikana utekereza ko ubuzima Imana yaguhaye hari uburyo ishaka ko ikunyuraho kugira ngo igere ku bandi bantu, bityo nawe ugiyemerera kugira ngo ikunyureho ugere ku bandi bantu. Uno munsi kandi uduha kuzirikana uwo Bikira Mariya ari we mu buzima bwacu. Ni ishema kumva uwo marayika avuga ko yahebuje umugisha abagore bose ari umubyeyi wacu. Papa Francisco niwe uvuga ko umukristo udafite Bikira Mariya nk'umubyeyi aba abayeho nk'umwana w'imfubyi. Dufite rero umubyeyi Bikira Mariya utuba hafi kandi utwumva. Ni ibyishimo kandi ni n'umugisha kuri twebwe nk'abakristo. Bifurije umunsi mwiza wo kuvuka kwa Bikira Mariya. Mugire umunsi mwiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.